Fabrice we. Kabisa dufite inkoko dufite hano nta kibuze. Aga ngomba suza mbatisha wa shout out my people. Yani birori bimeze gute? Ni ibintu ndabona ari fresh cyane ko na police focus ndamubona yarabona na Saibaba banyita kubw'Imana Jacques Claude turakwemera turabakira. Aha nagira ngo ro mubaze ibibazo bikurikira ibintu bibona uterera ibintu ni byiza cyane tutangiye umwaka neza mukanya turaza kuburasa ariko ntabwo turawutangira kuko ntabwo turawutangira ariko kinari cyumweru cyane nyuma sawa kwishimira yuko umwaka wa 2023 turangiye amahoro tukiri bazima. Hari benshi muri twebwe, hari inshuti zacu, hari abavandimwe bavuye mu buzima ubu bagiye mu ijuru. Karibu umugambi w'Imana ni mwiza kandi byose tuba turaha kubera umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana niwe watumye tuba tugiye dusigaje amasaha make ngo turangize umwaka, kandi ni kuri umugambi w'Imana ukomeze tujye imbere kugira ngo tangire undi mwaka neza nabo tuzabarangize neza. Urakoze rero data mwiza w'ijuru, wowe turi mu mwaka ushize ukaba warateguye ngo duhurire hano kuri uno munsi. Umuvandimwe wacu Imana imumugisha utumye duteranira aha. Icyubahiro n'ikibi cyawe data mwiza w'ijuru, shimwa uhabwe icyubahiro kubw'ibyo waraturinze n'ubukomeze turinde. Aya masaha make yasigaye tuyarangize dutangire undi mwaka, kandi mwami mwiza uyu mwaka tugiye gutangira uzaba umugisha kuri twese, uzaba umugisha kuri twese turaha, uzaba umugisha ku bataraha, uzaba umugisha ku bantu bose bakunda Imana. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwisi n'umwijima Imana. Hari amafunguro rero tujye gufatira aha, hari ibinyobwa, hari ibiribwa, ubyezwe Imana bidutere imbaraga zo gukora ibigutunganiye mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye. Tugiye mukaza biranshimishije cyane, ndishimye, murakaza neza, n'ubutaha ntimugace ku rugo mujye muza. Akumesabangura ni byiza.
impamvu mushimira na Cedric ntacyo haba hari kuko Cedric ahanini niwe watumye tumenyana na Fabrice n'abavandimwe twamenyanye mu gihe gitoya ariko tugirana ubucuti burenze igihe twabanye. Ni abasore nakwita b'imfura bafite umuco bafite uburere, ndabashimira cyane kuko mu buryo wenda bw'imikoranire twagiranye, mu buryo bw'imibanire, ibyo twabashije kuganira, nasanze ari inshuti nziza nagira nk'abavandimwe nabo nk'uko bangize nk'umuvandimwe. Muri ubwo buryo rero Fabrice ahari yumve ko mushimiye, mushimiye ku bw'inama ze, kubwo bwa discipline namwigiyeho hanini. Fabrice ni umuntu wicisha bugufi, ni umuntu wumva umuntu akumva igitekerezo cye, akakubwira uko yumva ikintu nawe ukamubwira uko ucyumva, ukaza kugihuza. Rero yanyigishije guca bugufi, ugatega amatwi buri muntu uwo ari we wese ahari yumve ko mushimiye. Hari n'impano namugeneye Fabrice, ndaza kwishyikiriza wenda mama we niba bishoboka ko yazayimushyikiriza, ariko kereka bitazagorana. Shema ayinzanire. Cedric mbere na mbere Imana imugisha kabisa kandi ndagukunda. Cedric impamvu ngiye kumushimira, muje n'umuryango ahanini tukisanzuranaho, tukagerageza gukora yaba ari message mama yabaga yamuhaye akaza akambwira wenda tukareba ibishoboka tukabifatanya, aho ntari nanjye akamfasha, nanjye aho atari nkamufasha. Rero Cedric icyo namukundiye namwigiye ahanini ni umukozi kandi agira ishyaka mu byo akora byose. Nasanze nta kindi namushimira, impano namuteguriye nawe bizi ko atarabizi. Cedric ni impano nakugeneye, gusa ntabwo ihwanye n'agaciro. umwana ntabwo akase ntuzamenye. neza unafite neza sio kamera nta kibazo brother gake
twanze kugenda tutavuze nka bya binyoni. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha kandi mugire umwaka mushya muhire. Numva se ubu ntacyo mvuga ko nigeze kubona akarundeba hari inshuti rero nanone yo mu muryango iri hano yambwiye ati rero nibona umwanya uze kuza kumpaho ijambo gato mfite icyo ushaka kuvuga. aba umwe mu bantu b'inshuti baba hafi y'umuryango n'igihe cyose tubavugana na Cecile cyane mushimire cyane ko tukiri abana turi mu bantu bagiye kuri interineti bwa mbere. Njyewe n'uyu mugabo mu wa kane segonderi nka 2 twamucaga hano mu soko twamubwira ati duhe 300 tujye kure gushaka interineti akahita yaduherera ariko tutanagiraga tukagaruka birashize ibyo bishyira ni ibiki akayaduha tumusubireyo kabisa. Ndamushimira cyane, yabidufashijemo bituma tugira ubwenge bwinshi cyane. Ikindi naba ushaka kumushimira igihe cyose nawe ati mumeze gute, mwaramutse gute, muri hehe, ibyo ni ibintu bya mbere by'ingenzi mu buzima. Tukaba tumushimira cyane ari njye n'umuryango wanjye n'abavandimwe banjye. Kandi nkaba nongera nshaka gushimira Mama Bobo nga grand sere wacu kwisi. Igihe cyose nawe ebana tuba turi kumwe igihe cyose kabisa. Kandi ntashimira n'abandi ndibaza ko twamenyanye turi abana beza, uzagira ikibazo azatubwire tuzamuba hafi. Mbifuriza umwaka mushya kandi nshimira cyane Cecile, turagukunda tuzakomeza tugukunde, urukundo naho rugiye nirwogere. Murakoze cyane. Hari umuntu ugize utya aragera gutya atera ibuye rimwe, nagira ngo umuvandimwe nawe tumuhe ijambo, ndakeka ari Mama Glory nawe agira icyo atubwira. Murakoze cyane. Umwaka mwiza. Ntabwo icyo mvuga rero kubera ko ntabwo ndi ikinyoni gitoya, ndakuze. Nanjye mpagurutse nshima, ariko mbere na mbere mbifuriza umwaka mwiza mwese. Mama Fabrice ntabwo tuziranye cyane, ariko ndamushimira ko yashyizeho iyo okaziyo kugira ngo duhure. Ikinteye rero guhaguruka hano ndi kumwe na Mama Bobo ndetse na Mama Zuzu, ni ba mabukwe. Ubwo numvise nshaka kubashimira. Igihe cyose iyo naravuze ngo nzajya mbona okaziyo nzajya nshimira umuntu numva nshaka gushimira, nubwo ntari nabiteguye wenda ngo mbe mfite kado zo kubaha, ariko ni amahirwe mbonye yo kuba turi kumwe mu giterane cyangwa se ahantu hateraniye abantu barimo kuvuga amajambo yo gushima. Numva nshaka kubashimira bakiriho, ntabwo nshaka kuzabashimira badahari batumva. So iyo kazi rero nimwe mwatumye duhurira hano, tuza hano, wenda aricyo nimwe mwatumye nza hano. Mama Fabrice yari yatumiye umugabo wanjye kuko asanzwe amutumira iyo yaje akamusuhuza. N'ubu rero wenda numvaga ari we yatumiye, ariko numvise ko Mama Bobo azaba ahari na Mama Zuzu, namubwira nti nanjye tugomba kujyana nka famiye kuko ubusanzwe nuko wa muvandimwe yabivuze wabanjije. Iki ni igihe umuryango uteranye uri hamwe, urimo kwizihiza ibyo Imana yabagejejeho umwaka ushize. Akenshi umuryango ukunze kuba uri hamwe ko mu nkunda. Wenda nshobora kuba nari kuvuga se ko batumiye papa w'abana gusa, ariko kumva ko hariyo abantu ngiye gusangayo bankunda, hari bwicare jyenyine ngo ngire irungu, ndabibashimiye. Imana ibahe umugisha. Wenda hari iyindi okaziyo nzabona yo kubashimira byimbitse,
ariko ndabashimira pe mama Zuzu, ndagushimira pe, kandi Imana yo mu ijuru izakwitura urukundo ugira. Abana banjye nibo bakubonye bose bavugira hamwe mama Zuzu, mama Zuzu. Ibyo ni ibyerekana urukundo mudukunda. Mu gihe nk'iki rero rwose ndabanditse mbashimira uburyo mudukunda n'umwana wanyu mukabitwereka. Mama Fabrice, Imana iguhe umugisha, ni ukuri muri umuryango ugira urukundo turabizi, n'ababakomokaho bose ba Blaise, ba Fabrice, ba Bobo, ni ukuri bagaragaza ko ari umuryango ugira urukundo, kandi koko biragaragara kubona uha abantu ubutumire bakaza muri iki gihe muri aya masaha, ni ikigaragaza ko baba bareflectinga ku rukundo bakunda. Bisanzwe rwose nk'umuntu ubutumire iki gihe akakwitabira, ni uko hari icyo nabo baba waramweretse. Imana ibaha umugisha mwinshi, mbese mbifurije umwaka mwiza. Umuhaye amashyi make twongere tumuhe amashyi. Dufite imiryango twagiye dusiga imiryango itariki 31, turabizi twese, ntawe utabizi. Bati tuzaza kurangiza umwaka turi kumwe n'umuvandimwe, nakomeje kuvuga ngo Sicilia kuko niryo zina bavuga, nihangane. Ntabwo ngivuga Mama Fabrice, ko uvuze Mama Fabrice ushobora gushiduka hari undi uri inyuma witwa Mama Fabrice akaba ari tuvuga ati nanze kuburya rindi tujya tuvuga ngo cyber. Sibyo? Ngera mu buzima uyu munsi navuze ngo namaze imyaka myinshi igera muri za 20 natabona bonane mu Rwanda. Iza amahirwe agize bonane mu Rwanda. Ese bonane mu Rwanda imerite harimo uburyo bwinshi, ku buryo umuntu wese uri hano ngenda mbona agaciro yatanze ko nanjye nza ko namuhaye, ko hari byinshi biba bidusaba bati abana bakeneye yuko dore uyu nguyu nibwo amenya ubwenge, akeneye kumva papa bavuga bonane bakubita hejuru barasa bagira gute, ukongera ugakurura mu maso hari abashyitsi bari buze mu rugo wawe bategereje kuhari bagasanga wagiye, n'ubari bari ibintu byinshi. Ariko icyangombwa kirimo nagira ngo nanjye gushimire, ihangane ndakugoye cyangwa niba unagenda ndaceceka. Afite ibintu bitatu byiza, ibyo bintu bitatu nibyo bituma njye mpagaza. Icyambere, afasha adashaka ko umuntu amushimira. Niba tuvuga guhaye, ntakeneye ko nyuma yo kuguha ugaruka nguze kumubwira ngo wakoze. Cyo ni cyambere cyiza. Umuntu aguha hategereze kongera kuza ngo umujye mu bitugu, cyangwa iyo akeneye kuzaza aba akeneye kugukamura ibyo yaguhaye. Cyo ni kimwe. Abo yagiye afasha bose nanjye ndimo, ntabwo yigeze akenera. Niyo umwohereje message ngo Imana iguhe, ijambo ajya avuga ati yawumpaye kera, ubyumvishije wakumva uti arirasi. Ariko kuba yicaye akagutekereza, Imana deje yamaze kuba umugisha. Niba turabemera Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri, icisha bugufi. Uraza uvuga amafuti murayavuga, uvuga ibyubaka murabivuga, munyire ari muri sense yose. Ruba yitwara nko kuvuga ngo uje wese nubwo yaza umuntu ari umusazi, mwagendana muri ubwo busazi bukirirwa mu munsi wose. Iyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ikibazo umuntu afite icyo ari cyo cyose kimubera umuzigo. Simbivuga kubera ko wantumye, buryo utazagushima uri ku isi ntabwo azanagushima mu ijuru, kuko uzaba wamaze, iyo umuntu apfuye asigarana ibintu bye yakoze ku isi, ibindi birasigara. Inzu twaje kuba twareba ko yawe ni yawe, ariko ushobora gufata ukayisigara twibyinamo. Narakubwiye ntazamukara nkatera akabariko hayavuga ni Sicilia sha ati yari umugabo, ariko ibyiza wakoze ku isi nibyo mujyana iyo umaze gupfa. Ibyo bintu bitatu rero bituma umutwe w'umuntu aryamye. Ntabwo navuga ngo
yavuze ko yatwishyuriraga interinete, nyuma yaho twagiye twiga, umuntu yagira akabazo nkeneye byo kwiga computer akayaguha, wagira akabazo nkeneye kugura ikoti bya nabuze ikoti nzambara ku munsi wa graduation, ndabibuka icyo gihe tukishakisha, icyo gihe twari dufite nta kintu umuntu afite, akahita akubwira agaceceka byanye navugaga, ukabona ukabona arakubwiye ariko rero hari umuntu ukakumva nk'umuntu arakubwiye ngo amafaranga, ngo hari umuntu agwa amafaranga, ndetse ko gahunda yari yararangiye, mbona ibintu byarapfuye. Urumva ko yakomeje cya kibazo agifatanya. Iyo niyo karite nziza, nacyo gituma uyu munsi ku itariki 31 saa sita z'ijoro tuza kuba turimo tubyina twishima. Aba nifuza ko buri muntu wari hano wese ku neza yaba yaramugiriye cyangwa se kuba yumvishije ibyiza tumuvuzeho yampa amashyi. Nzakuba bugufi hano nibishoboka, tuvuge urugero, niba hari icyo gukora tugifatanye, bibe ngombwa tuganire, kuko amafaranga yo sinyamurusha. Icyo ni icyambere. Ndamuhangana iki? Ntayo. Ikindi cya kabiri, ubwo ninjya sindi mumwumvishe ngo fasha uriya, kuko ibyo ndabizi ko bimurimo. Niyo mpamvu icyo njye nagakoze nakamushimira. Okay, ndi ruhande rwawe, nukenera kano nitujya hano turikaraga turi ukuntu bimeze. Gusa merci beaucoup kandi mwaka mwiza kuri buri wese uri hano. Ndabona rero twakomeza ndi mutonya, niyo mpamvu muranyihanganira ndi muto. Mama yani ko mbona uri kundeba se ari tushaka kutubwira? Ujye kutubwira twese tugire umwaka mushya kuri twese uko duteraniye hano. Kuri uyu mubyeyi sinabona icyo muvugaho, njye no kumuvuga kwanjye kurekure byatuma ndira bitewe n'urukundo agira, mbese agira urukundo rukomeye. Ku byo Mary yavuze, uko abivuze niko biri. Uyu mubyeyi twarabanye ariko atitaye ngo wari muri uru rwego, hoya najya atoranya, najya areba igihagararo, ibyo bintu ntabyo muziho. Ikindi ntabwo agira ikintu cy'inuza cyo kwijana. Nasanga utetse ibijumba murabirya byonyine, nasanga utetse imyumbati murayirya yonyine, dore ko nayikunda. Sikunda imyumbati rwose n'ibijumba, ariko niyo wabizana byonyine rwose aririra. Niyishena niyo utamuha intebe yakwiyicarira hasi. Hagati aho rero yambere uyu mubyeyi ukomeye, mbese ni umubyeyi mbese arenze no kwitwa umubyeyi. Ni ukuri amba hafi, kandi mu kuza kwe aza yanekereje cyane. Ni ukuri Mama Murungi ndamukunda, ibyo nabavugaho ni birebire. Niyo mpamvu Mary yavuze ngo hari ikintu ushaka kuvuga, nuko azi ko hari byinshi azi yankoreye kandi agikomeje kunkorera. Ni ukuri Mama Murungi ndamukunda, sinzi uko nabivuga. Mama Murungi ndagukunda, Imana iguhe umugisha kandi akita no ku nshuti zanjye atazirengagije. Mama Imana iguhe umugisha. Twese turangana, abagabo n'abagore uburinganire. Ngo ndashaka kuvuga kuri madamu wanje kuvuga mbere yanjye. Hariho inkuru imwe numvise, nkunda kuyumva nkayisubiramo, birantangaje. Ngo abantu bibi batembera umunsi wose bajya mu bintu bagaruka mu bindi, noneho bugorobye baraseze, bamwe barataha, hasigara abantu babiri. Umwe ahita abwira mugenzi we ati rero ati kubera urukundo ngukunda ngo uhaye inka. Amubwiye gutyo uwahaye inka ahita amukubita urushyi. Akimaze se umubiti iki, amukubise urwa kabiri. Acyongeye kubaza amukubita urwa gatatu, n'umugabo akizwa n'umugabo. Bigeze atangiye kwiruka aramubwira ati hagarara mubwire. Ati wowe kuva mu gitondo turi kumwe n'abavandimwe bangana kuriya, tukirirwa tugenda ugacunga bagiye, ukambwira inkuru nziza n'iyo ngiyo bagiye. Icyo kintu cyamubaje. We kubwe yashakaga ko abivuga, ko muhaye inka abavandimwe n'inshuti bose bumva,
akanabivuga ko amukunda akanamushimira. Ibi nibyo rero abantu barimo bakora aha ngaha bashimira Mama Fabrice. By'ukuri reka nanjye nshimire Mama Fabrice, nshimire na Mama Bobo watumye mumenya. Ndibaza ko umunsi wa mbere twahuriye ku airport muje, hari ikintu kimwe nabonye Mama Bobo, iyo afite umuntu akunda amuhata urukundo kandi akamutaka. Kubera ko mwubaha umuntu akunze akamuvugaho, nanjye numva ko ngomba kumukunda. Byabaye ngombwa ko ngomba gukunda Mama Fabrice, kubera ukuntu nabonaga Mama Bobo amwitayeho. Afite ukuntu yita ku muntu akamuvugaho, akavuga uti byanze bikunze nanjye ngomba kumukunda. Ko azi gutoranya akamenya inshuti nziza n'umuvandimwe mwiza. N'amagambo avugiye aha ngaha rero ndashaka kubwira ko kuva nashaka ni ubwa mbere bonane turangiza umwaka tutari mu rusengero. Byabaye imbaraga nk'uko yababwiye kumubwira ko mfite ahantu natumiwe ngomba kugenda nk'umuryango. Ubundi twagombiye kuba turi mu rusengero. Ndabisobanura mbanza mvuga kuri Mama Bobo arabahari, arabahari. Ni na Mama Zuzu arabahari, na Sumana arabahari, bose n'abavandimwe na Sumana n'umuvandimwe wawe. So yumvise ko baza kuba bahari bano bavandimwe, ko kubwe we yashaka kujya mu rusengero yizira n'abana cyangwa se n'abageze. Urumva rero nawe ndamushimira ko yiyubashye, ariko yubashye cyane cyane bano ba nyirarukundo bose. Rero reka ngaruke kuri Mama Fabrice mushimire. Hari ibintu His Excellency yavuze rimwe, yagiye hanze ngira ngo abonana n'aba diaspora, arababwira ngo kuba muri bino bihugu bitari iwanyu ni byiza, ariko icyo muriho muhakura mwibuke iwanyu aho mwaturutse. Ndashimira Mama Fabrice icyo kintu. Numvise abantu benshi barimo bavuga uko abafasha. Ndamushimira ibikorwa yakora hano mu gihugu cye. Ndamushimira kuba gifite umuco nyarwanda wo guhuza abavandimwe hano umunsi nk'uyu nguyu. Hari ahantu narindi muri ibyo bihugu by'amahanga, abantu bafite imyumvire itari myiza ku gihugu cyabo. Umuntu arasebye igihugu yavukiyemo, mbese kubwo arumva ko bimushobokeye yakwihakana ubunyarwanda kandi yaronse amashereka yo muri icyo gihugu. Ntabwo nzi impamvu zabo, ariko ndashimira Mama Fabrice we ko urabona aracyafite umuco wa kinyarwanda, akibuka abavandimwe cyane cyane. Icyo nicyo kintu mushimira, akibuka ko imbaraga ze arimo akoresha hariya agomba kuza kwinvestisa mu gihugu cye, agakora ibikorwa nk'ibi, ahuriza mwabo bavandimwe tukicara tukanywa tukarya. Mama Fabrice Imana iguhe umugisha, kandi aho uri Imana ikomeze kwagure, ukomeze uhahe uronke, kugira ngo uko wunguka, uko ubona umugisha n'abavandimwe bawe bakubonereho umugisha, kandi Imana ikugwiriza imyaka yo kubaho ukomeze unezeza abavandimwe. Ndashimira namwe rero abavandimwe mwitabiriye. Numvise abenshi bavuga ko ari abanyabutare. Ubutare ndahakunda cyane kuko bafite bano babyeyi n'abavandimwe. Iyo ngiyeyo, iyo maze nk'ukwezi ntagiyeyo, numva ari icyo mbura. Ndi i Kigali, kubona i Kigali nkuhumeka imyuka y'i Kigali, uruzuba n'ubushyuhe bw'i Kigali nyamwabyumvise. Noneho numvise hameze neza. Iyo ngeze mu Rwabuye nzamutse ka gasozi ntangira kumva agatima karuhutse. Sinyirara mu hoteli, ndagenda nabazi ngo ndarara kwa Mazu, ndare kwa Mama Bobo, sindi bujye kurya mu hoteli aho nyemera kujya kurya. Hari undi mukecuru wacu baho mu Matyazo yamenya konje akanyengera ka kagage keza cyane, akagenda nakanywa, nanjye nkamenya ko mvuye mu babyeyi. Ndabashimira rero abanyabutare muri hano, Imana ibahe umugisha. Nanjye niho nkomoka, ubona ko ari mu rugo hariya. Ndagushimira Mama Fabrice ko wahisemo kuntumira. Ndetse ndagushimira ko wahisemo kuntumira, nanjye biranyereka agaciro wampaye. Mu by'ukuri nzi ko uziranye na benshi muri kino gihugu. Kuba rero wahise muri twebwe akaba ari twe gutumira, biratwereka agaciro duha, natwe turaguha agaciro. Ndashimira mushuti wanjye uriya twamenyanye kuva kera, dusa n'aho duhurira mu bintu byinshi. Uyu mugabo namubonyemo ubupfura cyane, tujya tuganira kuri WhatsApp, akanyigisha utuntu twinshi tw'imirimo akora, nawe Imana ikomeze kwagura mu byo ukora.
murakoze wese. Hano numva badushyiramo akarawundi bamara kudushyiramo akarawundi sibyo ari umunota ibintu ngo saa sita zigere agira ngo mbyibutse ko naho nabyo tugomba kubitekerezaho. Urumva ko ijambo buri wese uri hano ari kuvuga ni ijambo ryiza, kandi iryo jambo ryiza buriya ntihazavuge ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Haba rero niyo mpamvu nkomeza mvuga yanyihanganira mu magogo. Duturanye igihe, turabavandimwe, turi inshuti. Umuvandimwe namumenye kubera mwebwe.
sha. Você
Thank you.